ntabwo yavunitse cyane Dr. Yejo yahoze avuga yuko ngo bidakanganye cyane ngo aramutse irumva ananiwe kubera ko urumva nyine bafite match n'ikipe ya Gicumbi ku wa kane Nyamirambo aramutse ananiwe bamuruhura ariko nk'indi match bazakina yaba agaruka cyane cyane urumva barimo barabara piramide nk'ubu ngubu kibangakije cyane ni uyu munya Burkina Faso Watara ntago mperutse update ariko mu by'ukuri Watara yahuye n'ikibazo gikomeye cyane rwara malaria ariko noneho icyari gitangaje kirimo wenda Axel nge numva wisanisha n'iby'ubuzima wowe uraza kubimenya unabisobanure n'abandi Watara baragiye bamusangamo malaria bakoze ibizamini basangamo malaria noneho Watara bamuha imiti irimo na Quartem Watara yayinywereye ahangaha imiti irashira ariko noneho urabizi ko malaria wenda iyo unywe Quartem umuriro ugenda ugabanuka ahubwo kugira ngo Watara ugabanuke ukagenda wiyongera bamujyana mu bitaro by'ahangaha bikomeye urumva ahangaha ngira ngo hari ibitaro nuko rero izina ry'ibyo bitaro ariko bamujyanye n'ibitaro ngo bikomeye cyane consultation yonyine udafite ubwishingizi ngo ni $1,000 baramupima basanga nta yindi ndwara afite basanga ni malaria ariko aho kugira ngo umuriro ugabanuke bakomeza ukabona uri muri iyo ngero so ni ikibazo gikomeye cyane rero nibwo nyine APR yavuze ati rero aho kugira ngo tugiye gutangaza amafaranga ahangaha muri Tanzania dufite ibitaro nyine bya gisirikare Kanombe reka tumutegere abaganga bacu bajye kumwitaho barebe ikibazo afite ubwo rero kuva yagira mu Rwanda ntabwo naje kumenya uko ameze muri rusange ariko nyine rafite ikibazo cy'umuriro wiyongera utagabanuka kandi mu by'ukuri yaravuwe n'imiti ya malaria yarayifashe rero navuga ko bafite ikibazo cya Watara kumenya ngo ese ku itariki ya mbere azaba ari tayari azaba ari fit urumva yuko rero mu by'ukuri APR n'abakinnyi bayo barimo kugenda bagira ikibazo cy'imvune itibakura mu kibuga kugira ngo batahavunikira kandi barimo kwitegura imikino mpuzamahanga mugenzi wacu Kwizigira yarampaye ikibazo nkubaza